aba bareyo ntabwo bazamwemerera kuba yava muri reyo. Amahirwe menshi ibintu nabwiwe n'umuntu w'indani yavuze ati ukuntu Jean Fidèle ari gutegura reyo ni umuntu usa n'ufite message yuko azanakomeza kuyobora Rayon Sport. Ati biragaragara cyane ndetse cyane bikabije, ati ntawamenya byahinduka, ati ariko amahirwe rwose yo kuzakomeza kuyobora reyo arahari. Ati n'ikimenyimenyi biribi, ati se w'umuntu yaba azava muri ekipe agatangira agafata ekipe agafata amafaranga ya score y'umwaka utaha akavuga ngo muyame dutangire dusinyisha abakinnyi b'umwaka utaha. Mbere bari baramuhaye arayanga avuga ngo ntavangira uzansimbura, yumvaga azasimburwa ariko ubu kucyemeye kuyafata ashobora kuba yaramaze kubona n'iyo message. So probably rwose icyo kuba Jean Fidèle azayobora reyo umwaka utaha agakomereza aho yagejeje birashoboka cyane. Reyo yamaze gutegura kuzakina n'ikipe yo muri Tanzania. Iyi kipe yo muri Tanzania ni imwe mu makipe abiri akomeye baratekereza hagati ya Simba na Yanga. Hagati yo gutekereza hagati ya Simba na Yanga, amahirwe menshi ngo ni Yanga bashakaga, ariko donc yo bahaga amahirwe menshi ko bakina ni Yanga, ariko ntibyabakundiye. Ishoboka cyane kuri ubu ni Simba. Kubera iki Yanga? Igihe rero izategura Rayon Sport Day ziriya kipe ziba zifite calendrier y'uburyo zizakora ibintu byabo, ngo bo bazaba bari muri pre-season i Burayi. Ibyo ni ibintu nabwiwe na media officer wa Yanga. Nkibimenya nabuze nereka mbabaze abantu muri Yanga, ndahise mushobora kuzaza mu Rwanda gukina na Rayon Sport ko mbere yuko shampiyona yacu itangira bakunze kugira yitwa Rayon Sport Day bakayikora. Arambwira ati muri ayo mezi yo mu kwa munani ntabwo tuba duhari kabisa, tuba twebwe tuzaba turi muri pre-season i Burayi, akenshi ngo likely muri Turkiya. Rero ishoboka ubwo ni Simba Sport Club, kandi mwibuke ko Rayon Sport nayo Simba yigeze kwitumira reyo ijyayo. Abantu bakavuga bati bishobora kuba bya bindi byake bakajya wamugarura, sinzi niba umugani nshiye ariho cyangwa reka nkoreshe wa wundi ngo inuma y'I Burundi yatumye ku Rwanda ngo huguha. Twarabahaye twarabasuye, namwe muze muduhe mudusure. Muze ko mwa muri comment akeba kajya bamugarura niba bijyanye n'ibyo bintu, kuba arakoreye umuntu neza nawe ukagirirwa neza, nake bakajya bamugarura. Cyangwa nigiye wagiriye umuntu nabi nawe bakakugirira nabi, akebo kajya iwamugarura. Musobanurire hari igihe nanjye mankeneye ko munganiriza. Anyway, ni Simba likely rwose ko ari Simba Sport Club izaza, likely cyane ko ari Simba Sport Club izaza, kuko rero avuga ati twatumiye za Vipers, twatumiye amakipe ya Kenya Police, twatumiye amakipe atandukanye, atari ko this time reka upgrading level. Ngo igomba kubikomeye ngo bazayikina muri Stade Amahoro nibibakundira, ngo baratangira gusaba ko Stade Amahoro ishobora gufungurwa mu kwa gatanu. Abareba baravuga bati rero turamutse twemerewe kwikiniramo nko mu kwa munani, baravuga ngo niba kuri regionali tubona miliyoni 70 kuri Rayon Sport Day, kuko nta nubwo bakoramo yandi ngo y'umuntu ngo ucuruza amatike wapi baricururiza. Babati niba ari miliyoni 70 twabonye ubu ngubu muri Stade Amahoro tuhozana kwikuba kabiri, ati cyo gihe dushobora no gukorera igitano. Twazanye ikipe y'igikoko, nabuze mbwira abantu bo muri Rayon Sport bagane se kuki mutakora agaturunwa k'amakipe ane y'ibigugu, mugafata wenda ikipe yo muri Uganda, mugafata iya Tanzania, izo ne ebyiri mugafata n'iya Kenya, izo ne eshatu. Wenda ukavuga ati Vipers, Gor Mahia, Rayon Sport na Simba Sport Club enye. Atko ibyo byaba binafatika cyane, mwana acuruza amafaranga menshi. Aranga ati oya, atayo makipe yaduhenda kuko iyo yahamagaye niwe yafata en charge muri hoteli ibiryo nibiki. Ati rero ayo mafaranga twaba twacuruje n'ubundi yashirira mu byo dutanga kuri ayo makipe, tereka dukine match imwe dushoremo amafaranga, ariko tubara ko n'ibyo twabona mu miliyoni 100 z'inyungu tubaye twakeneye muri Stade Amahoro. Ati ibyo bizaba bihagije. Stade Amahoro nibizafungurwa mu kwa gatanu bashaka kwibaha mu kwa munani. Ubwo iyo ni Simba Sport what
Sport Club bashobora kuzakina. Rayon Sport kuri ubu harimo haravugwamo amafaranga adasanzwe ngo ashobora kuva muri Rwandair ndetse na Visit Rwanda. Mana yanjye, ibintu narabikurikiye nshaka source ndacengera ndabibura pe. Haravuga ibyo bintu abantu bashingiye kuri iki kintu baravuga ngo look, Stade Amahoro iruzuye, igihugu cyakoze ishoramari rikomeye, ibyo ari byo byose bazakora ku buryo bazubaka ama equipe akomeye. Ubwo ni inzego z'imiyoborere zibwira company cyangwa ibigo bya leta timushyira amafaranga hari ahantu kugira ngo bagire equipe ikomeye, nibagura abakinnyi benshi bakomeye equipe yabo izabikomeye. Ariko hari amakuru nabonye bambwa ngo binabaye amafaranga nka RDB yatanga ngo yatanga muri league amakipe yose akambara Visit Rwanda, aho bakayemerera amafaranga runaka. Te gufata ikipe imwe bakayaha Visit Rwanda bishobora kutakunda. Ndabese Rwandair yo yungukira he? Kwavugaga n'amafaranga yatanga muri Rayon Sport kumva ari menshi agera nko kuri miliyoni zirenga nk'ijana. Uwo muntu arambwira ngo Rwandair nka leta y'u Rwanda ibwiye tonke inzego z'imiyoborere zibabwiye bati mutanga amafaranga muri Rayon cyakunda. Ariko ikibazo se abantu bakibaza bati kw'ibyo bintu no muri Rwanda babaza bakabati ntabyo dufite nta wamenye ayo mafaranga. Rero ngo Rayon Sport baravuga abantu hamwe ngo iyabonye ngo ahita ikigugu kuko na score ubwo ndi kuyindi ngingo igiye guha Rayon Sport amafaranga meza menshi. Utekereze ko Rayon Sport ubu score yamaze kwemerera ko izabazanira technical director, si yo kubazana. Donc mwe mu muhakazi tuzajya tumuhemba, so kumubazanira no kumubahembera. Nari bivuze ko mu buryo butaribwo. Mwebwe mushake directeur sportif mwiza ukomeye ku isi aze niyo yabaye mwe $10,000 tuzajya tumubahembera. Icyo ni ikintu cya mbere score igiye gukora mu masezerano mashya. Icya kabiri, hagiye kuba ngo amavugurura mu nzego za Rayon Sport akomeye, aho president kuko ashoje manda natorwa cyangwa hakaza n'undi azahita afashwa guhabwa vice president. Ngo biri mu bintu byagiye bimugora. Muribuka ko yari afite vice president babiri, vice president wa mbere ahita yigira muri Canada mu bucuruzi, ubundi mu vice president ni Kayisire ufite academy yitwa Dream Team, akaba ari gukora muri ministeri, yahise abonamo akazi muri ministeri ya siporo. Umva ni yafatanya ministeri ya siporo na Rayon Sport, hazamo ama conflit d'intérêt, umuntu nyine uri muri muhande rwa politike kandi nyine n'umuntu by'umwaka muri siporo. Rero president Jean Fidele yakoze wenyine score yavuga iti akwiye gushakira ubundi nawe niko abyemera cyangwa abandi babiri bamufasha. Score ikavuga iti icyo gihe tuzabafasha no kugura abakinnyi beza, tumwubaka ikipe ikomeye iri ku rwego rwiza itsinda ku buryo amakipe azayitinya. Rayon Sport rero ngo aho niho igomba kubonera intwaro. Ndacyane mu mivugurire y'ubuyobozi bwa Rayon n'inzego, mushobora kongera kubona ikiganiro cyitwa Rayon Time, birashoboka cyane. Yewe like rwose ko gishobora kuza no muri sezita cyangwa umwaka utaha w'imikino Rayon Time mukongera mukayumva cyane. Probably kigakorwa na Ruben Ngabo ndetse na Wasire wa radio uri kuri radio disi, birashoboka, cyangwa Ruben Ngabo n'undi munyamakuru ariko bien sûr uzi ibintu bya Rayon Sport, kuko murabizi ko umuvandimwe Wasire yabayeho muri Rayon Sport kuri YouTube channel ya Rayon cyangwa kuri website ya Rayon yogeza imipira. Abantu baranamukundaga icyo gihe mbere ukajya kuri radio disi. Icyo kiganiro gishaka kugaruka ni mu mavugurura make. Mwandi mavugurura ni byinshi ariko Rayon igiye kugira inzego zubakitse nk'ikipe professionnel, ubundi ngo imanura abakinnyi. Yesu we, Rayon ngo igiye kuzana abakinnyi b'ibikuke b'ibihanyanswa b'ibikoko. Combien de minutes my brother? Okay. Ati Rayon Sport igiye kumanura abakinnyi b'ibihanyanswa mpuzamahanga.